Muri iyi si ntawe utagira amarangamutima. Amarangamutima atuma wumva ushaka kugira uwo ukunda, ugukunda, mbese mugakundana urukundo nyakuri. Nsuhuje abantu bose bakundana urukundo rw'ukuri, kandi icyo nababwira ni uko mugomba gusigasira urukundo rwanyu rukabasha kugera ku ntego mwaruhaye cyangwa se intego mwiyemeje. Buriya amarangamutima tugira niyo atubashisha kubaho ubuzima bwacu bwose, niyo atuma twiga, kubona abantu, tugahuza ibikorwa byacu. Ahanini amarangamutima yacu agizwe n'ibyishimo, ubwoba, ishyari ndetse n'ibindi. Bitewe n'uko ubonye umuntu, ushobora kugendera ku marangamutima ye cyangwa se afite muri ako kanya, ukamenya ikimurimo ndetse n'icyo atekereza ako kanya. Ibi ngibi abakundana barabyumva neza kandi baranabizi neza. Ushobora kureba umukunzi wawe mu maso ukamenya icyo atekereza, cyangwa se ukamenya nimba yishimye atanagombeye kubikubwira. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku rukundo. Ese wowe wumva urukundo ari iki? Urukundo ni ijambo rigufi ritagoye kurivuga, ariko rikaba rigoye benshi, rikabagora cyane kumenya ubusobanuro bwaryo. Ijambo rigizwe n'imigemo ine: urukundo. Ese iri jambo ni iki ryihishe inyuma? Ese ni iki ryihishemo gituma ururimo atabasha kuruvamo cyangwa se atakumva yaruvamo, kandi kigatuma uwaruvuyemo atabasha kurusubiramo? Kugeza ubu abanditsi, abashakashatsi bagerageza gusobanura urukundo, ariko bigaragara ko nta busobanuro bwimbitse urukundo rurabonerwa. Niba ubyibuka neza, twaganiriye ku gitabo bita Bibiliya. Iki gitabo kigizwe cyane ahanini n'amagambo yuje urukundo, kandi koko cyarakunzwe. Nk'uko bigaragara, gisomwa n'abantu benshi kandi gitunzwe na benshi ku isi. Iki gitabo kigerageza gusobanura urukundo, aho iki gitabo kigize ahanini n'amagambo y'ihumure. Iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66. Ibitabo 33 byacyo bivuga ku rukundo. Byumvikana ko urukundo ari ingenzi mu buzima bwacu. Muri ibi bitabo bigaragara muri Bibiliya bivuga ku rukundo, twavugamo nka Yohana ndetse n'Abakorino ba mbere. Abakorino ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8 haravuga ngo: urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rurababarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Nk'uko mubyumviye, urukundo ntabwo ruzashira. Reka natwe tugerageze gusobanura urukundo. Ubundi urukundo twavuga ko ari nk'igitambo. Ese waba wibaza icyo bivuze? Dufate urugero ku bakundana. Iyo ufite umukunzi kandi ukunda cyane, ukora ibishoboka byose kugira ngo akunde anezerwe. Yewe hari n'ubwo wemera kwishyira mu kaga kugira ngo ushimishe umukunzi wawe. Ahangaha abasore barabyumva neza. Kugeza ubu ufasha abantu babiri, ugafata umuntu uri mu rukundo, ugafata n'undi waruvuyemo, nta gisubizo cy'ukuri baguha. Yewe ntiwabasha kumenya ngo urukundo ni iki. Ese ni iki gituma tujya mu rukundo? Ni iki gituma ufata umutima wawe, ufata ibyiyumviro byawe ukabiha umuntu runaka, ukabikora wishimye kandi unabikunze?
mbese ukagikora n'umutima wawe wose, ariko wajya kuruvamo ukababara kugeza n'ubwo bamwe birangira biyambuye ubuzima kubera urukundo. Ese ni iki ituma ufata umwanzuro ukabwira umuntu runaka ko umukunda kandi ko udashaka kumutakaza? Mbese ibi ni byaba ari ukwiyemeza ibyo utazashobora, cyangwa ukiyemeza ubuki nta muzinga? Mu busanzwe urukundo nta mupaka rugira. Mbese ni ikintu tudashobora kubaho tudafite. Twarakiremanywe, turakivukana, bivuze ko urukundo ruri muri twebwe. Waba usenga cyangwa udasenga, waba ukunda cyangwa udakunda, waba ukunda ntukundwe, waba unakundwa ntukunde, ikiriho ni uko waremanywe urukundo. Hari urukundo dukunda Imana, hari urukundo twikunda, hari n'urwo dukunda imiryango yacu, hari n'urwo dukunda bagenzi bacu. Ibyo byose ntabwo bihagije. Igihe kiragera ugakenera n'umukunzi wihariye, wowe wegura ubuzima bwawe bwose, wowe wumva uzakunda ukamukunda n'umutima wawe wose, mbese wagirirwa ubuntu nawe akagukunda. Nk'uko twebonye haruguru, urukundo rurihangana kandi urukundo ntirwirarira, mbese ntirusezeranya ibidahari. Uko waba umeze kose, menya ko uri uw'igikundiro kandi uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Ikindi kandi ujye uzirikana ko udashobora kuba mwiza kuri buri wese. Hari uzaza agukunde akwibagize ibyo wanyuzemo byose, mbese akwibagiza umubabaro wose wagize. Gusa nanone urukundo ni rwiza kandi ni na rubi, bitewe n'abarukoresha. Mbese ushobora kukugeza ku byishimo cyangwa se umubabaro. Icyo twamenya ni uko urukundo twaruremanywe, bityo rero ntawe ukwiye kwitwaza ko nta rukundo agira ngo akomeretse abandi. Ikindi kandi menya ko urukundo rwihangana, ukihanganira byose. Ikiganiro cyacu ni aha ngaha kirangiriye. Nawe bitewe n'uko wiyumva, bitewe n'amakuru wamenye cyangwa se n'ibitabo wasomye, ushobora gusobanura urukundo. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo nawe ugire urukundo ruhamye, urukundo wifuje kuva kera, urukundo ruzagufasha kugera ku nzozi zawe. Ndagushimiye.